ariko mwera sava ariko niryo teraniro ryera. Bana b'Imana shiti z'umusaraba, ab'imbere bagiye kuba b'inyuma. Tubabajwe n'imirimo mwakoze, tubabajwe n'amajoro mwaraye, tubabajwe n'imvura yabanyagiye, tubabajwe n'ibyo mwigomwe byagombaga kugirira imiryango yanyu akamaro. Hari n'abantu bajya bambabaza bemeye gutandukana n'abo babanaga kubw'ubutumwa bwiza, bemera guhomba ibyo bari bafite, bava mu kazi. S'il vous plaît, buriya hari ibintu tuvuga abantu bakagira ngo ntibibabaje. Hari abantu bavuye mu kazi kabahaga amafaranga kubw'ubutumwa bwiza, avuga ati aka kazi karimo abanyanga, tukavuyemo tugiye mu butumwa bwiza. Binjira muri iyo modoka baragenda pe. Hari abantu bataye baretse ibyabo byakabagira umwa. Hari abantu bigomwe batanga ibyabo. Hari abantu batakaje umwanya wabo. Hari abantu bigomwe amahirwe yaratandukanye, wenda arimo amanyanga, akavuga ati ngewe kubera ukuntu nkunze umwami wanjye Yesu ibi bintu simbyemeye. None s'il vous plaît, bageze imbere babona ikinyoteri bakubitamo ikinyoteri, wari ubatwaye kubitamo ikinyoteri, abasubiza iyo bava ikuzimu kwa Nyamutezi. Abo bantu none bagiye kuba b'inyuma, bari bararaye amajoro bakiriza amanywa bagahomba ibyabo bakagira ibiki. Kubera iki? Kubona ko umuntu wabasubije inyuma afite ubwenge bwinshi. Njyabo kanwawe kavuga nawe ukirira, ubu nugeneye kurera abana bawe no gutunga umugore wawe, waretse ibyo bintu uri kuvuga. Ndavuga ina ariko kiriya cyapa kibuza mbere yo kubwira abantu ko uyu muhanda utakiri nyabagendwa, abantu bagomba guhindura icyerekezo bakamenya aho bagomba guca, aho bagomba kunyura. Nimusigeho aravuga ati ni akazi kawe. Mbabajwe n'abantu baraba imbere bagiye kuba b'inyuma. Nimba mubonye ikinyoteri kigiyemo hari kwaka amatara maremare y'imbere, niki kituma mutamenya ko icyerekezo cyahindutse? Wowe uri kujya Nyamirambo, none ugiye kubona bageze Kimisagara bateyemo ibinyoteri, batangiye guhindukira berekeza hehe? Mu Njamena. Wati hoya nta kibazo, ubwo ariyo nateze umwanya nari nicayemo niwo nyicayemo, ubwo nta shoferi ni wa wundi, shoferi akaba akiri wa wundi, nta kibazo ndi kumva n'akayaga n'ibirahure aho byari biri niho oya n'imiziki yaje acuranga niyo neka nigumira ahantu. Ubwo kuko urumva bizarangira Yerusalemu siri mu modoka Uwiteka goza abantu takomasengesho uzumva ubwo wumva izo ndirimbo koko hari icyo bahinduye, hari cyahindutse tinyameze nk'akarungu mu mazi atumaze ubu koko tutise ibinyoteri ati oya biri kumya mirasire. Ubwo nawe uracyari iby'amatara nibyo ukirimo. Ese ko turi kubona bari guhamagara ntaza kugira ngo atewe ibyo nta kibazo, twese gaturi bene Aburahamu burya twapfaga ubusa. Ndumva nshaka gutangira iki kiganiro ndirimba agace gatoya k'indirimbo kugira ngo tukinjiremo. Ni agace kavuga ngo ubu tugeze mu bihe bibi bikomeye cyane, byahanuwe kera n'abahanuzi. Abantu benshi barikunda, ntibakunda babo, bakunda imiya ndetse n'ibigezweho. Bafite ishusho yo kwera mu maso, ariko mu mitima bahakana imbaraga zako. Utwigishe Mana kubara iminsi yacu, kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge. Intwari zirananiwe hasigaye intwarane, abara b'imbere dore babaye ab'inyuma we. Nako ngako ndakabatuye bene data. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Uwo mubona kuri kamera umushumba amasengesho, Imana ibamugisha. Dufite topic ivuga ngo ese koko byarasohoye abo twabonaga imbere nka korari Hoziyana n'abandi mwabaye ab'inyuma koko?
ndakwakiriye mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, dushimye Kristo Yesu duhaye umwanya kugira ngo tuganire. Ijambo ry'Imana koko riravuga ngo ab'imbere bagiye kuba b'inyuma cyangwa bazaba b'inyuma. Ni ikimenyetso kigaragaza iminsi y'imperuka, ni ikimenyetso kigaragaza ibizaba mu bihe. Twibutse abantu yuko iminsi y'imperuka yatangiye kuva igihe Yesu yavukaga. Iminsi y'imperuka yari itangiye kurinda uyu munsi. Rero iyo minsi y'imperuka murabizi ko iyi minsi yageze, iyo ukwezi umuntu azakoreramo ubukwe kwageze, uko umunsi uvaho biba birushaho kwegera, n'imyiteguro irushaho kugenda ikazwa, ndetse n'uwo munsi uba uri kurutaho kumusatira. Abamutwerera baba bakwiriye gukomeza kumutwerera cyane, abamuba hafi n'abamugira inama baba bakwiriye kurushaho kumuba hafi, uko umunsi we uba uri kugenda usatira. Inama z'ubukwe ziba ziri hafi gutegurwa, bavuga ati iminsi yatujyanye. Yego, ziba ziri gutegurwa, abaverifiya ko ibintu bimeze, amavanse atangwa, ibintu biba bigeze kure cyane. Amatsiko y'ubukwe, buriya mu bukwe habamo ibintu byinshi cyane. Utanjyana mu by'ubukwe, reka dukomeze. Ariko ubukwe ubu bw'iki gihe bwo noneho hari abo busatira bati buzaba kuwa gatandatu, ndatanga avanse kuwa mu mavanse atangwa n'igitsina, ndatanga iza kameramani, ntanga izi modoka, ariko na avanse ndayitanga kandi ndashaka kujya mu bukwe. Umenye ko ngo hari abasigaye barya avanse. Ariko twigire ku mugeni usanzwe, uko bisa kose abari mu myiteguro ya nyuma, umunsi we byanga bikunda buri kugenda ugera. Bana b'Imana, ubwo mwahereye mwumva ngo imperuka igiye kugera, nagira ngo mbabwire ko umunsi wayo n'umwe, kandi uko bucya bukira turi kuyisatira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe cyacu cyo gukanguka kwacu kiratwegereye kuruta igihe twizereye, ngo nuko twiyambura igomwa ryose n'ibituremerera, twigira imbere. Ni ukuvuga ngo twebwe biratureba cyane kurenza abahashize ejo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki rero? Muri Mariko ibice 10 umurongo wa 29 aravuze ngo Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Yesu atangiye abaganiriza, ababwira ko hari ingororano z'abantu bafite ibyo basize, bashobora kubigororerwa bakiri hano, bakabigarurirwa ndetse bakabikubirwa inshuro 100, ariko ngo ku iherezo bakazabona ubugingo buhoraho. Satani ni umwanzi w'ibyiza. Yumvise ko Yesu asezeranije abana be cyangwa abamukurikira kuzabagororera bakiri hano, ariko arenzaho akantu Satani atishimiye kitwa kuzabona ubugingo buhoraho. Satani aravuga ati, ubu nanjye rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuzabazingitiranyirizamo no gukubirwa ibyinaha mu isi, mbibazingitiranyirizemo, ariko imigozi mbazirika iba ari imigozi imanura hasi atari izamura, ku buryo n'ujya kuza kubaha ubwo bugingo uzasanga narabadanangiye mu bibahenebereza. Yarahize. Yego. Ngo amaze kumutsindira mu butayu aramutisha muteze ikindi gihe. Yego. Ubunanga ikindi gihe abahanga baravuga ngo yaravuga ati, ubwo unesheje n'ubundi sineze kuzakunesha. Yego. No mu ijuru ari ikigisho mfite kibangu wagutsinze naho yagiye. Yaragukomeye mu ijuru, mu isaka yagukomera, no ku munsi w'ubugingo buhoraho azagukoma, kandi yarabivuze. Byo Yesu yakwize Satani hatirike 3 nziza. Yego. Ahashize uyu munsi n'ahazaza zihuze. Avuga ati, rero kuva ntsindiye ahangaha, shaka umugeni wawe uzanye mubona hose ikanzu mita nyanduza birangiza. Yesu rero ariko nawe yarabibonye. Urumva ko iri jambo ririmo iyerekwa, aravuze ngo ab'imbere bazaba b'inyuma. Hari abantu basize
Yesu yatangiye abivuga hari abasize abagore basiga abana bareka akabyeri banywa bareka ibyaha ibyari indamu biba igihombo baraza binjira ahantu baravuga ati twakiriye Yesu barabatizwa bahabwa inshingano bari ahantu bari gukora ni abaririmbyi bakomeye bari mu madini ni abadiyakoni ni abapasiteri ni ababishopu barayashumbye bitwa ko bari kujya mu ijuru ariko Satani abakubitiramo akantu ka rugondi ihene ko kubagwa gitumo ku buryo nubwo baraba imbere bahinduka b'inyuma hanyuma ariko ubwo kandi n'ab'inyuma bakaza bakaba b'imbere ubu hari ikintu gikomeye Satani yakoze ari nacyo gitumye nicara ahangaha mbabaye nje kuburira abera ngo barebe nimba abaraba imbere batagiye guhinduka b'inyuma dore ikintu nabonye gikomeye kigiye gutuma abantu b'inyuma bazi imbere n'ab'imbere bagahita bajya inyuma nako barangije no kujya inyuma tayari n'abataragerayo neza bari mu rugendo rwo kujya inyuma icyambere Satani yazanye injya hakubita mwijigo ati ntuzazivugane ati nta muntu uvugana injya uri kubyumva umuntu wese kugira ngo akorere hano muri iri sanzure ryanjye yisanzure muri kino gihugu cya Edomu uramutse ujunditse amazi abajundikishije inga mugomba kujundika mukaryuma gahunda ni ukujundika ukajunjama ukaba ikijundi fata Bibiliya uselegisione imirongo ugomba kujya usomera abantu bakubeye pinotiza ku buryo ntawe uzahishurirwa abantu bazashaka kwigisha inyigisho nzima uzababwire ko abo bana ari ibivuma ari ibicibwa kandi nimba mutemera uzaba umurongo bigira imbere twe turi kujya inyuma muzabisikane udashaka mukoresha inama hano ngo ndavuga muri Edomu mukoresha inama hano muri Edomu umuntu utemera yuko agomba gufata intama za ntama ze akazishyira inyuma donc hari icyo bita retardation rotation mbega nukugenda usubira inyuma ugashyiramo marisheriye yego wagendaga imbere ariko aho bigeze tushyire muri vase ko na rivansi irimo turi vase neza ndi kumva sesubira inyuma ugorora neza ugorora abafine nibyo bari kubabwira kubera ko aho bari kujya ubundi ntibari kuhareba inyuma bisaba ko hari uburi kukurembuza abashumba bahari nawe komeza gorora komeza kata gorora shiramo gira neza urumva nabo ngabo kubera iki bari kugenda ikijyanyuma ubyanze ugomba kumwambura ubuzima gatozi ariko uriya muri Edomu abantu bamenye ubundi icyabaye kugira ngo abantu bamwe bamburwe ubuzima gatozi abandi babusigarane mu myaka ya kera cyagiye mu gihe cy'abahanuzi igiye Yerusalemu na Edomu mwamenye icyatumye bamwe bamburwa ubuzima gatozi abo babwiraga ati shyiramo rivansi urayishyiramo cyangwa ntayishyiramo ati ndayishyiramo uremewe genda uzuza ibisabwa urashyiramo rivansi ati oya umwami wacu yatubwiye ko tugomba kureba imbere tugatumbira tugategereza igitondo tukiringira Imana yacu sisi ntabwo uzemera abakoresha Airtel ati njye nibibesha bakagera iwanjye uwiteka yatubwiye ko dukoresha MTN nuko yaturemye nuko turemye ibindi abyita ibizira ibindi arabyanga niba ari ibyo ngibyo neza bazi gahunda n'umutuku bakwandika baguha ikarita y'umutuku wowe ndumva nasi ibyahishuwe uzabivuga ati dukurikije ubuhanuzi ndabona ariho bigeze ubu kwa Daniyeli no mu gitabo cy'ibyahishuwe nibyo ngiye kujya nigisha ese nkaho koko urumva nese gahunda yacu y'utuntu turi kugenda twikorera ati umwuka yarayimishuriye mbwira intama zikaba amaso ati we musibe mugire vuba ndetse wowe urashyiramo rivansi oya ariko n'umurabwa ati kuko nawe uri kwigira imbere kandi twakuye mutere rivansi ati si ishuri sindifite ati byose birahagije igishuri ntabwo bihagije wowe wenyine wize badanyeri nafashije n'abakene ntabwo bihagije shavana ibyo ngibyo ariko urwange rwawe rufite na parikingi ihagije ntasa undi purufu irimo
wowe na cyase kari irange inyubako iri uratwereka amashusho ko dushaka imbaraga bana mushiki wanjye yego wakojeje amavuta mu ntoki nayakojeje bravo bakuzamurisha none se afande bose dogiteri urabyemeza neza ko Yesu atari we nzira n'ukuri n'ubugingo wenyine bravo ati bivuge neza twumva ati urumva sinabihamya kuko nk'ababudisite n'abandi bantu bose nimubahiriza imico y'iwabo bakubaha amategeko ya sosiyete nabo bazajya mu ijuru uremera ko utazongera gucira abantu imanza ntabwo nzongera ntahagaragwa imanza zikunda umuntu iyo afite ibintu mu kanwa ntabwo ko uzajya uhabwa ko mwese muri bene Aburahamu ibyo by'izina rya Yesu ukabigabanya indirimbo zitarimo izina rya Yesu akaba arizo mujya muririmba ukajya mukoresha ndiho ntabwo uje washyize muri vase ati yego nayishyizemo ugiye kuririmba iyi ndirimbo ugiye kuririmba yitwa ngo iki ndabona hanyuma kwitonde ntabwo uravuga ko Yesu ari we zina ryonyine twahawe mu isi no mu ijuru urajya uvuga ngo Yoshua ni we zina twahawe n'ibyo kuvuga ngo Yesu wapi ati ibyo ndabikora ati ok vasa tega igitambaro cya move ushyiremo gahunda twigendere sibyo ati ndabona tububyutse buraje ati ndabona witeguye ati nzajya nshyira mu marenga mvuge ko inzu ya mbere iya kabiri ariyo nziza ndi kubona n'umuriro tuwutegereje indirimbo tuyiporomotinga ati ushyira muri base twikomereze inyuma n'ubundi bashaka kujya imbere ibi n'abawangariye muri Edomu habaye inama batumira abashoferi babamurikira agakorwa kari kagezweho bavuga ati rero murabona mwebwe mwasiganye ubuzima gatozi none rero mwami wanyu muri kwitegura wa undi wakira basubira inyuma mwasubiriye umuva ikuzimu kwa Nyamutezi ko munaniwe umusaraba ko muneshejwe hati rero mwishyirire Imana y'izuba mutake rw'amabara muyisenge uzavuga wese mumwiyame ushyiremo marisheriyeri riba si korekita akazi wumvishe hariya kariya gahoni kagenda kavuga ku modoka isubira di baratwumvisha ukuntu dusigaye twarazibutse piyano ni miliyoni 20 pigiseri ya 30 iki byose ubundi ugafata tuzamura mwijuru haleluya haguruka twaza gutya ariko wambaje wajya umbwira nkaririmba ko ngende umuririmbyi nkarigana neza wadushyiramo twofera wasarenda to Jehovah for you done very much on me narekeremo na narekeremo wajyumbira ngo abazubira nyuma haleluya shima Imana haleluya mutima wanjye wese zamurishimwe ariko byagenze gute ko mwatangiye kuvuza amahoni ya rivanse byagenze gute ariko ntabwo twavuye mu modoka neze ko muri icyo narire rivanse umwanya se mukibicayemo ngewe wari ubwo nigeze mpindura ati aha niho yavuganiye natwe nese amahoni yizajyaga imbere mwayahinduye gute
hatayebya tuba twumva ari byo kandi koko nibyo koko amahoni yabo bari kuvuza biri kwerekana naho bajya kabisa utava mu nzira aramukandagira hariya baba gusyonyora utamwemzira baragusyonyora ati bwo mpe bamwe batari bicaye imbere ngo bumve ibyo shoferi yaganiraga n'ibyapa byo ku muhanda bishinzwe kumuboneza bati ko dusigaye twumva ibintu byarahindutse hari amahoni dusigaye twumva ari rivanse hari iki byose dusigaye tubona ibinyoteri biri kurasa mirasire 7 hati nta kibazo ariko icyambere si uko ari itarase riri kwaka wazajya mwishinga ko twagendaga tukabona ibyapa ku muhanda bivuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu twabakije ko muri gusura inyuma tukaba ntabyo turi kubona nyine urumva iyo uri kujya imbere ubona icyapa ugiye kugeraho hakaba tipe bakibona kibaciyeho hatayiko ibyapa ibyo bisigaye bigenda uruduka inyuma akakibona kiri kurenga imbere hari agategeza ko azakigeraho wabo hatayiko se ibyo twe twasize inyuma ko turi kugenda tubibona bitujya imbere biri kugenda bitera ibintu bya kabare z'abayahudi ko twe twarabisize bitereko by'amatabaza guterekera kubandwa bigarutse anniversary zo mu rusengero za baby shower n'ibiki byose ko twe twarabisize inyuma twarabyiyambuye mu bituremerera tubona ari byo biri kuza imbere hakubaza umupolisi w'edomu agahita aza nk'umushinga agatangara tuhagaze gatoya ndashaka gutanga ibyuma byo muri rusengero byose cyane na dekorasiyo ninjye zayishyira ngire ajya kubona ku muhanda ndashaka kuwukora neza tuzajya musubira inyuma mugasa nk'abagonga mukabata kuko tugonzera ibinyoteri byacu wajya abantu bayoboraga imbere nsigaye mbareba bari hanze bikanyobera ko baratwirukanye ntibazi gahunda uri kumva ko gahunda yarihindutse n'icyerekezo ubwo mwari gutwara mujya mwe mwigishijwe gutwara mujya imbere abatipe baragenda batoza abantu bazi gushyira muri vasi imodoka ikagenda nk'aho itari gusubira inyuma nk'aho iri kujya mbere barabigisha mu rwego rwo hejuru uzi ko nawe umwuka mbwiye ngo ntabwo urareba neza nta nubwo bikiri no ku rwego rwo gushyiraho ngo birwe mu batwara ngo bashyiramo amarivansi ubu haje AI aho bati AI robo shyira muri vansi ati mwahageze iyi mutega amaboko bashyiramo igikomo ndavuga irimbukiro agafunga akato kuguma hano nyine nitujya tubwira ngo muzamuke muzamuka nituba ngo mumanuke tambike mugaruke twumva ubwo abashoferi muzajya muvuga ibyo tugize gute tazi gahunda ya AI bose bagiye kumva ngo itangazo ryasohotse ngo babanje gukuramo abatarize na gake hashukunya system irabarutse abize ngo barahanyanyaza bazi ngo harakuma tako burya twafatwa tanamahugurwa AI twayikirika ngo bareba bakavuga ati se ya ADN mufite ntabwo ibibemerera mwebwe yego wenda kuyu munsi mwakakira ariko se ka program gakomeza kuzaza ejo ko turi gupima tukabona bitazafitingamo nyangane mujyande none abareberaga ko iryacu bararyishe ntabwo ngo baturutse muri satani bararirimbuye abashumba bari ngo arabajyanye bajya kwiga hagati inshuti ndazikora ariko ukuntu umuntu agira inshuti nyinshi ukumva akigaga bati mumfashe inshuti ndazifite ndiga ngere no kuri rwa doctora ariko bandekere muri bati ariko sha mbabajwe rero Robert umva n'abantu basize ibyabo nkuko dusomye muri Bibiliya Yesu niwe wabitanzeho umuhanga bagata abagore babo bata abagabo babo ngo bashyingiwe ari Imana ibivuze yego babyara Imana ibahaye urubyaro s'il pre oya banahamagarwa yarababwiye ngo nimujye hano muri hamagarwa yarababwiye ati nimuze hano munkorere
aho hantu barahaza imodoka iri kujya mbe barakubeta rwose baragerageza bahererwa amasezerano banashimirwa ibintu bari barimo rwose ibintu byose bigenda neza nabo ubwabo bazanamo n'abandi baravuga ati nimuze oya bari bafite n'ijambo rivuga ngo iki cyapa kivuga ngo abahinduye benshi gukiranuka nani zabasanga inyenyeri cyane rwose barakora barakubeta bagira ibiki baratanga barara amajoro biriza amanywa bakora batagize baravunitse baravuma amatafari baravuma batanga amafaranga byose barakoze kugeza ubwo baravunitse mu marepetisiyo adashira bitera amateraniro ya buri munsi amafaranga ya studio iki byose indirimbo basengesha abantu barahinga gera ku rwego hagati mwafashe n'izi mfubyi n'abapfakazi ati mugabanye ubugoryi twe tuzatuyatanga hariya cyane muri iyi modoka yacu dukomeze rivansi dukomeze dushyiremo umva bari baravunitse n'ukuri icyo kintu kiduteye agahinda muri studio amarepetisiyo iki byose kubw'umurimo w'Imana ndatanga sima 40 kubw'umurimo w'Imana iki byose ariko disi ikintu kibi gikomeye no kutagendana n'igihe batabakubita aha ni cyapa uyu muhanda mwawunyuzemo kandi igihe mwawunyuzemo mwagezeho mwe mugiye bamwe ababaje kugerayo bamwe mwakoze n'ibyo mwari mwihangana shyiremo inkota nanjye mbyoroge singe waryanditse nyir'ururembo yari avuze ati mushakashaka ibyo mwamagize gute ashima ubushakashatsi ngo babonye atari ngombwa ngo umuhanda wari uriho ibyaha kandi nyamara uwabikizeho bitangira ngo babonye icyapa bati uyu n'umusarabara cyane Simuche baririmba ngo umusaraba niwo benda arya bizera ati uyu n'umusaraba ndabonye urumva mirangije muri edo hagati decoration ibyo bintu by'umusaraba ngerageza no kubishyiraho kugira ngo tugume kutujijisha twanyuma muzawurekere kuba kudukonoshwa kuko kuzimu nta migabo nta migambi bayo aho muzayirekere mujye mushyiraho ucuritse ukozwe na za piramide kwiteho inyenyeri mugira ibiki hanyuma abatipe igihe umuhanda bashyiriyeho icyapa kibuza cyuko uwo muhanda bawugize sansenike atipe ntibigeze bitaho kukireba atari ku muhanda ko twawunyuzemo kera hari umuvandimwe uherutse kunyicaza arambwira ati musengesho wibuke ko nawe uyu muhanda ari wo wanyuragamo ko nabonye wahagurukiye kuwurwanya uzi imbaraga abantu banyura muri uriya muhanda bafite ba nyirawo uzi ukuntu bafite imbaraga ati bazakwica dore nanjye baranyenejeje sigaho basengesho icyo cyapa kibuza nyine natwe turakibona ariko si ngombwa ko bibwira abantu bibwira abantu ubwo nyine uzajya wabaye nk'abari bafite injya mu kanwa kavuga nawe ukirira ubu ntugeneye kurera abana bawe no gutunga umugore wawe waretse ibyo bintu uri kuvuga ndavuga ariko kiriya cyapa kibuza mbere yo kubwira abantu ko uyu muhanda utakiri nyabagendwa abantu bagomba guhindura icyerekezo bakamenya aho bagomba guca aho bagomba kunyura nimusigeho arambwira ati ni akazi kawe mbabajwe n'abantu baraba imbere bagiye kuba b'inyuma nimba mubonye ikinyoteri kigiyemo hari kwaka amatara maremare y'imbere niki kituma mutamenya ko icyerekezo gihindutse wowe uri kujya Nyamirambo none ugiye kubona bageze Kimisagara bateyemo ibinyoteri batangiye guhindukira berekeza hehe mu Njamena wati hoya nta kibazo ubwo ariyo nateze umwanya nari nicayemo niwo nyicayemo ubwo nta shoferi ni wa wundi shoferi akaba akiri wa wundi nta kibazo ndi kumva n'akayaga n'ibirahure aho byari biri niho oya n'imiziki yaje acuranga niyo neka nigumira aha hantu ubwo kuko urumva bizarangira Yerusalemu siri mu modoka iteka goza abantu takomasengesho uzumva ubwo wumva izo ndirimbo koko hari icyo bahinduye hari cyahindutse tinyameze nk'akarungu mu mazi atumaze ubu koko tutise ibinyoteri ati oya biri kumya mirasire ubwo nawe uracyari iby'amatara nibyo ukirimo ese ko turi kubona bari guhamagara ntaza kugira ngo atewe ibyo nta kibazo twese gaturi be n'Aburahamu burya twapfaga ubusa igihe kirageze kugira ngo bose wacu abihurize hamwe kapita uno muhanuzi w'ibinyoma yime undi kirageze ya Buda bizara nuzuye masenge urukwanga
uri kwanga ko twitegura Mesiya wacu ugiye kuza umwami w'umunyamwaga menye ibitamenyekana kandi yaravuze ko ntuzamwemera wese ntazamwogezanya icyubahiro umanura n'umuriro ukava mu ijuru icyubahiro dufite kubona bimaze gushashagirana bimaze kugera heza none utangiye kutubwira ngo ibyo bintu ngo tubivemo ngo ni ukubera amatara n'ibinyoteri ngo n'iki ngo ni minsi yashize nakurikiye hano mu Rwanda tuve muri Edomu aho tuhihorere tugaruka hano mu Rwanda nakurikiye UCI sibyo ndeba ndayitegereza ngewe buriya amasengesho njya kureba ntago buriya ndareba kuko nakubwiye ko ugutwi kwanjye ariko kumva cyane ariko njya kubwira Imana ngo ime n'amaso ndeba baza ngo wabonye iki nabonye abagabo 187 bahaguruka kabisa bafite utugare twiza imyenda ihagije ekipoma kabisa tuzi tw'amacupa imodoka zibaherekeje gatangira abanyonga ituru ya mbere pa ngiye kuba nambona umunyarwanda bari imbere bakoma amashyi bati kuva twabo turaba imbere twatangiye turaba imbere bati ni iry'umwuka aratwara mbaza ngo abitwa abapogakari bamenyekanye ko isari ari bo bari imbere ageze kuri raundi ya 20 na kangahe wa mbere ati giha kivuyemo parikari baranyonga mbaza ngo hasigaye mu Banyafurika bangaye babiri bo muri Ethiopia umwe aba 30 ari umugabo arabashutse bagati nibagere ku irembo rya Yesu ngo nacyo unazaza ari umusekirite ariko ndagira mbwira abantu batagira irushanwa sibo barisoza abari imbere babaye ab'inyuma n'abari inyuma dore abantu twabonaga inyuma uri kumva dore babaye ab'imbere byarantangaje nanjye ndikanze ariko buriya ntabwo nikanzemo cyane kuba ari Yesu wabyivugiye nakubwiye ngo ijambo Yesu yavuze uryubaha 2 uryuze 4 urishyire mu mutima 7 urumva ab'inyuma Yesu ari kugenda bizanira ndabona atumiye mu bukwe birangiye ibihaha bivuye urumva irushanwa baryo ni mwiyisi ko nta myenda twambaye oya nimuze mwese ubundi tugiye kubatiza urumva abantu bari kwiyumvira ubutumwa bwiza Yesu akababatura mu businzi n'ubusambanyi akabashikuzayo akati nimuze mwigire muko neze ko nateguye ibyo kunywa n'ibyo kurya bakabanze kuza bakabanze ndabigenza gute ni mwiyisi abantu bari haleluya ryacu ryaratuvunye turi hafi y'imibyizi yacu cye twaryinjiremo muri 80 na kangahe urumva abandi bari muri ibyo abandi Yesu ari kubazana ab'imbere bari kuba b'inyuma baherutse ibintu nyine ari ukugenda ugasenga Imana ikaguhishurira none basigaye babona si kuri buti ati ibi byose nibyo mugomba kujya muvuga kandi ntabwo mwemerewe gukuramo na kimwe dore amabwiriza y'ibisabwa kugira ngo mwemererwe gutura hariya murabyubaha cyangwa niba ubyubaha nabo ubwabo ntibazi aho bari kugenda bameze nk'abari ku ipingu cyangwa se kwa kundi bahambiraga nabo bari gukora bigura ntibazi umwami ubayoboye aho bageze n'isengesho bakaba batabona aho barihera bakaba bashinzwe gushyira mu bikorwa gahunda zibera muri Edomu za leta yo muri Edomu ibyo bagomba kubahiriza ibyo by'amagahunda z'amatorero reka vana aho ngaho nabo ubwabo bamwe byarabashobeye bari kugenda baba binyuma babireba abandi batari ko natwe ese mwene ndabona bimeze gutati nanjye mbona byarahindutse none se hanyuma nabuze icyo nakora nabuze icyo nzihanganiramo paka mpfuye paka ndimbutse none se urumva batubwiye ko guterana kwera ari hano ese urabona twabigenza gute ese mwene da ibiriya bintu by'amabara ntabwo birati ntacyo tubizo nese ko bacu ntacyo batubwiye hanyuma se iriya myambaro basigaye bambara ati nta kibazo tuba tubona kwambara ari ugupfa kwambara hanyuma se ziriya gahunda ziri kugenda zinjira nta kibazo hanyuma se gahunda ya New Age uzi icyo ari cyo iriya mihango y'ubupfumu n'iki iriya dekorasiyo biriya bintu biri kubera hariya muzi byari byo ati ntabyo ati sibyo byanditse muri Bibiliya ijambo ribashyize inyuma ko si byo byanditse muri Bibiliya iyo ni inuza ya reviye ya Vitensi nyisubize inyuma twebwe ariko tubona tujyayo
turacyaririmba n'ubu tugiye kuyisohora muri studio yaje isohoke vuba ati wayumvishe ugashakamo ijambo ryahindura umuntu ukaribura ugashakamo ijambo ry'ubugingo ukaribura kubera iki kubera kujya wajya ahubwo waba uhagaze wenda nko ku muhanda haruguru tujya tugenda ukihagararira ku muhanda ukabona ziguciyeho ziruka muri ibintu biri muri rivasi byirukanka kuriya hakataye imihanda barayikoroye uyu amakona yose bayavanyemo cyane nibyo kwirwa mu bwango reka dusenge tubaze Imana tujye mu yibiringa ibiki byose makorosi yose ntari nta na rimwe rero ibyapa byiza ngo gabanya umuvuduko ibyo byose babivanye komite gushinzwe amasengesho ese nibiki mufana ngaho ubu no automatique n'ugukanda kuri nakubwiye ngo ni robo shikuza ijugunya imbere duruwa uva mu mwobo sinzapfa huri ubu bwoko ngo bunshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure isi y'iki gihe iyobowe n'ibitabo n'amarenga n'ibimenyetso n'imvugo mu gihe mwene data wowe udukurikiye ikimenyetso cy'uko uri muri babanje imbere rwose uri imbere turatangira twarakubonaga twaranabyemeraga hari n'igihe twari turi kumwe nawe cyangwa twari kumwe nawe ariko ni iki cyabaye kugira ngo ujye kubona ubone turitaruye tuguciyeho turigendeye ahubwo nawe wari waradusize ukabona usigaye uri kuritadinga ntabwo reka mbanze mbwire mwene data ndaza kubabwira abandi bantu bari imbere nabo bari gusubira inyuma kandi nabwo ubushize narabivuze noneho ni iki cyabaye twebwe twarebye ibitabo tumenya amarenga tumenya ibimenyetso tubibonye kumvishe n'imvugo twe ntabwo turebye agahanga tubona ni umwana w'intama kumvisha imvugo twumva ni ikiyoka turebye amajanja tubona n'ayaruko duhita duhuza n'ibyanditswe kuko nyine uwabyanditse aravuga ngo ibihanurwa byose bigenzuzwa iki ijambo ry'Imana noneho duteze amatwi nyir'ururembo tujyamo twumva ari kutubwira ngo muve mu mwijima mubi muze misigara tugira amatsiko tumubaza ahantu atujyana atubwira ngo ninjye nzira ninjye kuri ninjye bugingo nawe ujya kwa data namujyanye tumubwira tuse none ibintu byo gusenga tuzajya dusengera ko hari inuza intama ejo bundi nabonye ivuze nkumva abaka ikavuga yuko atari we wenyine bimeze gute avuga ati muvaho hantu muveyo hano ngaho mujye mubatera umuko abigisha ibyo ntabigishije mujye mwinyomokera mujye ese none tuzagenda undi ataza ko atari kuroba tukuri igicucu tubu boss wacu dogiteri ko afite wizidomu akaba akomeye kuri rwego umuvugaho nawe nasoma nyir'ubwite nyir'urembo akambwira ati mwihorere biragoranye ko binjira cyoroshye nuko ati historia nyamutunzi urayizi ati ndayizi byagenze gutewe n'uwitwara Zaro ati harimo umworero tivamo tiroba ibintu uvuga nendaga kubyumva ariko si ibintu by'imisozi 7 ubasha kwikonegita utitaka shetane imisozi 7 iki ko Yesu yatubwiye 3 2 basenga data by'ukuri basenga mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga ati yindi 5 yose uyishyize he 5 harimo visa 5 harimo gore 5 harimo business 5 y'umugore mwiza 5 harimo akazi 5 harimo 5 harimo ibisenge bishashagira ni 5 harimo kumenyekana 5 harimo kugira inshuti nyinshi 5 harimo anniversaire 5 harimo baby shower 5 harimo umwe bavuga ati gereranya iya mbere n'iya kabiri urebe hari impamvu iyo misozi kuri kuyisiga ibintu byawe ndumva tuze hari n'inzira ebyiri hakabamo igihogere n'ifunganye ukavuga ngo ninyure mu ifunganye kandi mbona abantu benshi turi kwinyura mu gihogere wahise nkishyiramo genda hari nyir'ubwite yaravuze aho kubura ngunda Yesu yego avuga ati mugende mubigishe kwitondera ibyo nagize gute byategetse
abazemera ntimuzashyiremo ibintu by'agahato dore ko namwe mushobora kuzajya mwumva bibaryoheye mwumvishe agahise araryoshye ukuntu mva aryoshye kera najyaga nitunarika bati nkurikije ukuntu namwumvishije uwanjyana hariya kuri etaje mu mujyi akampa mikoro ati niyo nasoza bakanyita navugaga nk'umwana nkikiri umwana namaze kumenya ko ibiryo none umva umuntu mukuru by'abana tabihereza imbwa byaba iz'ingore n'iz'inga ngo buriyemera ngo wajya ngo nta cyaha bujya buko turabikora ariko imbaraga zacu zizingiye mu kwizera uwadutsindishirije abigwa bambaza ngo se ngo nta cyaha ukora ngenda bikora ariko uwaneshereje uwantabaye niwe wambwiye ngo njye mwizera niwe wampumuye nanjye niyo mpamvu mbona ntabwo njye nwikiza ibyaha byanjye amafaranga mu ntambara ndasana n'ibyaha ntabwo rero twatsindishirizwa ibitaduteye twebwe nimba turasanwa n'ibyaha dufite uwadutsindishiriza ibyaha uwo niwe uri muri twe natwe tukaba muri we niyo mpamvu n'ibituguyeho abiduhanaguza amaraso ye kuko abona ko atari kamere yacu kandi aho atujyana turamwizeye hanyuma rero impamvu twabitaruye nuko twamenye amarenga tumenya ibimenyetso tusoma ibitabo tumenya n'imvugo twumva akanwa kari kuvuga nk'ikiyoka nubwo amahembe akimeze nk'ay'umwana w'intama ariko akanwa n'ak'ikiyoka turebye amajanja kibafatisha kibishyira tubona n'ayaruko duhita tumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe 11 tumenya iyo nyamaswa iyo ariyo turitarura tumenya Babuloni urucuruzo turebye ibiri ku isoko ryo muri Babuloni aho muremera tubona igicuruzwa cya 18 n'icya 19 n'ubugingo bw'abantu ubugingo n'umubiri by'abantu leta tumenya iki byahishuriwe Yohana 18 havuga turitarura urumva turitarura niyo mpamvu rero twebwe tubona duhura namwe mukajya muvuga ati ko barobati nibo bayobye nitwe uko tureba ingendo zisigaye zarabusanye byagenze gute kera ko amasengesho twabonaga tugendana hari mwene data ambwiye ati narose uri umpagaze hejuru uri kumbwira ati nk'ubwo ndi mu biki ubundi hawariyo hari usinziriye aho ngaho uri mu biki ko uri muri ritadesha rusubira inyuma waje tukagenda ati mwene data nari nzindutse nje kumbwira ndamubwira mbona arakayanga imyaka yose maze ati wamuganira agenda nkuraho igitwikirizo ariko se wamugani ikinsetsa baravuga ati wamugani bivuze ngo kugira ngo bakubite muri vanse babanjije ikintu gikomeye cyitwa ihubi araritsindagira kugeza ku rwego hari aho umwe mushiki wanjye yanyandikije ubundi arambwira ati masenge ati ndabyumva ariko si ikibazo ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko iyo minsi isatira tujye turushaho guterana kwera kandi baratubwiye ko guterana kwera ari hariya bizagenda gute ndabona se iteraniro uzi icyo ari cyo guterana kwera se urumva ari amateraniro y'abameze gute nyine yabera ese hari ahantu iyo ugereranije uhicaye ubona ari ahera iteraniro ryera rigomba kubera ahantu hera kandi riteranywe n'abera hanyuma hari ahantu hatoya nyine urumva abantu bose baba bavangavanze neza abantu bavangavanze ni gute wowe ubita abera urwo ruvange nk'urw'ibabera Yesu azaruhindura urw'amenyo iteraniro ryera ndivugire hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo 2 cyangwa 3 aho bazateranira bahuje umutima bambaza izina ryanjye nzamanuka mbe hagati muri bo iteraniro ry'abera ni iteraniro ririmo Imana riteranijwe n'Imana yera birumvikana ikabiririmo kandi rikaba riteranywe ririmo abera aribo bateraniye aho hantu baba 2 Yesu yarabapresije avuga ngo ni 2 cyangwa 3 murengeje uwo mubare ariko mwera sava ariko niryo teraniro ryera bana b'Imana shiti z'umusaraba ab'imbere bagiye kuba binyuma tubabajwe n'imirimo mwakoze tubabajwe n'amajoro mwaraye tubabajwe n'imvura yabanyagiye tubabajwe n'ibyo mwigomwe byagombaga kugirira imiryango yanyu akamaro hari n'abantu bajya bambabaza bemeye gutandukana nabo babanaga kubw'ubutumwa bwiza bemera guhomba ibyo bari bafite bava mu kazi Silivupure buriya hari ibintu tuvuga abantu bakagira ngo ntibibabaje hari abantu bavuye mu kazi kabahaga amafaranga kubw'ubutumwa bwiza avuga ati aka kazi karimo abanyanga tukavuyemo tugiye mu butumwa bwiza
binjira muri iyo modoka baragenda pe. Hari abantu bataye baretse ibyabo byakabagira umumaro, hari abantu bigomwe batanga ibyabo, hari abantu batakaje umwanya wabo, hari abantu bigomwe amahirwe yari atandukanye, wenda arimo amanyanga, akavuga ati njyewe kubera ukuntu nkunze umwami wanjye Yesu ibi bintu simbyemeye. None silivupure bageze imbere babona ikinyoteri, bakubitamo ikinyoteri, uwari ubatwaye akubitamo ikinyoteri, abasubiza iyo bava ikuzimu kwa Nyamutezi. Abo bantu none bagiye kuba binyuma, bari bararaye amajoro bakiriza amanywa bagahomba ibyabo bakagira ibiki. Kubera iki? Kubona ko umuntu wabasubije inyuma afite ubwenge bwinshi, intebe zanyu n'ubuhenzi bwinshi bw'ibyaha, n'ibitangaza byinshi by'ibinyoma bikomeza kubakomereza aho hantu kugira ngo mugire ngo koko muracyemewe. Abatesalonike urwa kabiri rw'Abatesalonike 2:9 muze kuhasoma. Ubwo buhenzi bwinshi bw'ibyaha n'ibitangaza by'ibinyoma kubarimbuka. Azi ubwenge ntiyabahinduriye intebe. Niba wari diyakoni warakomeje uradiyakona, niba wari pasiteri ashobora kukureka ugakomeza ukajyamo, niba wari umuririmbyi mukomeze muzisohore, nimba wari iki. Ariko aho imodoka yerekezaga twasubiye inyuma. Ariko se warebye ku binyoteri? Twababwira ngo murebere ku matara, ngo ibyo ngibyo tutiriya mirasire nta kibabwiye ngo wapi, iriya zuba, iriya migongo, biriya bintu, ziriya nyigisho, buriya buzima, iriya mikorere, ati nyine turumva, ati nyine ntacyo bikubwiye. Okay, ab'imbere Yesu yaravuze ngo bazaba ab'inyuma, kandi n'ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere. Abantu babandi mutari muzi, turasoje, babandi mutari muzi, mutakekaga ko bahishurirwa, mutakekaga babanyantege nke, kuko Imana yahamaga abanyantege nke ngikoze isoni abanyembaraga. Mutima sengesha ibyo iyo bivugwa na pasiteri, bikavugwa na aposo, bikavugwa na dogiteri, twakabaye tubyumva. Ariko wowe urabivuga urinde. Ab'imbere babaye ab'inyuma, abategereje amazi muri za robine mugiye kubona ibirohwa bigiye guturukamo, izindi zikuma zigakakara. Ab'inyuma babaye ab'imbere, babandi b'amasengesho batari bazwi, babandi bari baciye bugufi. Imana ibahagurukije kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukuweho igitwikirizo, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ikindi kizaranga iminsi imperuka nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'igitwikiriye kitazatwikururwa. Yesu aduhamagariye kuza gutwikurura ibintu byari byaratwikiriwe imyaka myinshi, aduhamagariye kuza guhishura ibintu byari byarahishwe, kandi akaza aduhamagariye kuza gukomeza abo mu mukumbi mutoya bemeye gukurikira Yesu aho ajya hose n'aho anyura hose, bakamukurikira badafite imbebya. Umuririmbyi wa 282 yaravuze ngo hemeye nde kugenda gushaka inzimizi, niyite ku makuba no kubiruhanya, ngo agire umwete mwinshi nk'ushaka itungo rye, agenda ashaka intama Yesu yapfiriye. Abo nibo bashumba Imana ihagurukije. Ba Dawidi bari mu ishyamba, niba Imana ihagurukije kugira ngo baze gushumba iri torero abo Yesu agiye kwishyira badafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Bamwe bari kwitegura kuzumva ijwi rye ahagaze ku bicu agahamagara abantu bakumva ijwi rye. Imana y'amahoro ibaho umugisha, mukomere, urugamba turiho tuzarutsinda.